rero ngiye icyo nkubwiye gikomeye gihari mu ntambara zo muri ADEPR ni imyumvire y'abakristo babo. Ngo bivuze ngo ikibazo se ni ubuyobozi ADEPR igira cyangwa ubuyobozi ntibukomera kuko bufite abayoborwa babi? byose biri kumwe. Dushakemo ikibazo nyamukuru turebe ngo ikibazo ni icy'ubuyobozi cyangwa abayoborwa nibo batuma ubuyobozi budakomera. Okay, reka nkubwire wenda hari system ya ADEPR ntago ndayinjiramo cyane uburyo wenda ikora, ariko nituvuga ngo abayoborwa ni babi twibaze ngo babaye babi gute, kuko ubu binanonde ubukomora ku nyigisho uhabwa. Yego, wigishwa gute, wigishijwe gute? Wenda reka mvuge ku ruhande, reka mvuge ku mpande zombi. Baratanye nyine batangiza ngo ikintu cyitwa umwuka, ariko ntago ijambo ry'ukuri baryicayemo. Urebye wenda muri muntu za muri doctrine za ADEPR ushobora gusanga ibintu byabo byubakiye kuri pe, ariko ntago byigishwa. Tubyemeranye ko bitigishwa. Nujya mu bantu bigisha wenda inyigisho ikitwa igice, inyigisho z'umubatizo, yego, ukavuga ati umukristo nyine bashobora kuba babicaho bati bisaba kwizera, ariko kwizera ubaze umukristo kwizera ni iki? Ntago bazi kwizera icyo ari cyo. Nubwo ati kwizera kuzakira indwara igakira. Kwizera ko Imana yavuze nzayizayi. Kwizera ko ibyo Imana yavuze bizasohora. Ubibonera mu buryo nyine babayeho. Nabo bigisha ugasanga wenda ikintu cya mbere bahita bababwira no kumbwira ati twe ntitunywa inzoga, twebwe ntago twambara amaherena, twebwe ntago gutya na gutya, bakabaha discipline nyine. Ugasanga abantu bahagurukiye muri discipline, ariko ijambo ry'Imana mu by'ukuri ntago barizi neza. Noneho iyo bagezemo bari bakeneye kugera gute kwigishwa ijambo ry'Imana, ariko nabwo mu materaniro yabo urabizi habamo ijambo, bigishijwe ijambo ry'Imana, habamo umwanya wagenewe ijambo ry'Imana. Yego. Ikibazo ni ukutiga ijambo ry'Imana, cyangwa ikibazo ni icyo bita ijambo ry'Imana rishobora kuba ari ryo rifite ibibazo. Icyo bita ijambo ry'Imana rifite ibibazo. Reka nguhe nk'urugero. Nateraniye ahantu kandi ni ahantu hakomeye pe, hakomeye muri iyi Kigali. Umuntu abwiriza ijambo ry'Imana, umwigisha nyine arahaguruka arabwiriza agera kuri Dawidi uburyo ngo iyo Idubu yazaga gufata umwana w'intama ngo yarahubukaga. Uzi ubwo ikintu yahise avuga ngo muri ibi bintu bya Yesu ni uguhubuka, ngo nta bintu byo kuzanamo ubwenge, ngo nta bintu byo kuzanamo logique, ngo bisaba guhubuka. Ni urugero ngwaye, sibyo? Uguhubuka mu bintu ngo nuguhubuka, ngo wishyiramo ubwenge, ngo wishyiramo logique, ngo gutanga, ngo niba ari ugutanga amafaranga, ngo wishyiramo ngo ibintu by'ubwenge. Urumva nk'icyo kintu? Hubuka utanga amafaranga, hubuka ujye mu masengesho, hubuka mbese utwo tuntu, hubuka wishyiramo ibintu by'ubwenge. Ni ikibazo. None baze mu byaro. Mu byaro hari ukuntu iteraniro rigera imbere rikagukururira kuriya icyo rishaka kuruta ko wowe utanga icyo Imana ishaka. Yego. Bivuga ngo hari hakenewe abigisha buzuye ijambo ry'Imana ku rwego ryabatsinze rikabatwara, ku rwego n'iteraniro ryose bageze imbere batanga icyo Imana ishaka kuruta ko baha iteraniro icyo rishaka. Amen. Hari ukuntu ugera imbere y'iteraniro ukabazamura mu kintu kivuga ngo iza bagirira neza, ugatinda aho ngaho ukabereka uburyo kibaba bariye mu murimo, ariko ntubereke ineza Imana yabagiriye. Yego. Ndabyemera ko Imana izatugira neza, kuko nyine ineza y'Imana hari byaratangiye, tubirimo bizanakomeza. Ukabereka ineza y'Imana. Ikintu abantu babuze ni ukumenya ko atari izaza gusa, hari n'ineza y'Imana yagaragaye, kandi izaza ntitandukanye niyo twavuyemo. Ni imwe, ni kimwe. Icyo twabonye muri Kristo Yesu, imigisha yose twahawe, nta kindi dutegereje kiruta icyo twabonye. Amen. Bivuga ngo ni icyo twabonye n'icyo turimo n'ibizaza byose birasa. Turabasuje inshuti bavandimwe banyamuryango ba Isange TV. Tubanje kubashimira abakoze subscribe kandi n'abatarayikora
bagira bakayikora kugira ngo ibiganiro bishya dushyiraho bijye bibasha kubageraho, mukibuka no gushyiraho komenti ndetse na like kuko biradufasha kumenya ibyo mukeneye ndetse n'ibyo mugaya kugira ngo tumenye ibyo duhindura. Hano dufite umutumirwa uyu munsi, muramubona ni umugabo mwiza, ndagira ngo munyemerere atangira twibwira. Ese mwitwa bande? Muraho neza, turabasuhuje, turabishimiye kuba hano. Amazina ni Iraki nk'uko mubimenyereye, abantu baranze ahangaha. Abantu barakuzi. Yego, urakoze cyane, turakwishimiye Iraki muri iki kiganiro. Murakoze cyane. Ikiganiro cyacu ni cyiza cyane. Twishimiye umugabo nka Iraki muri iki kiganiro. Ugiye kunyemerera twiganirire? Yego. Twiganirire, uze utuganirire. Ariko ngo muri weekend hari igitaramo cyabaye kandi cyabereye abantu umugisha. Abantu batashye bavuga ko byari byiza cyane. Si cyo gitaramo waba wari ugifiteho amakuru? Ubwo icyo gitaramo ko habaye ibitaramo byinshi weekend ishizera. Weekend ishize habaye ibitaramo byinshi. Amakorari yagize ibitaramo, hari Kacyiru habereye igitaramo cyiza cya korari yaho yitwa RBTR, cyitwa Tehira. Yes, habaye n'ikindi cya Papi Clever. Yes, ubwo rero ariko cyane ndi cya Papi Clever nicyo cyari kiri public cyane. Okay, si ibyo se? Ni ikibumbazaho ahubwo. Ku makuru mfite ariko ngo byari ubuntu kwinjira. Cyari ubuntu, icya Papi Clever cyari ubuntu ndetse n'ibyo byose byari ubuntu, ariko wenda ikiza cyabonetsemo tumenyereye ibitaramo byishyuza cyane iyo bitabereye kuri church bikabera ku masare nk'ariya akomeye. Rero ngewe ikintu nakunze buriya mu gitaramo cya Papi Clever ni uburyo nyine cyari ubuntu. Ubundi ijambo ry'Imana ntirikwiye kuba rigurishwa. N'abishyuza ntago mvuga ko wenda baba barigurishije, ariko bishoboka ahantu hose hari bubere ibintu by'Imana cyangwa rikorerwe ibintu by'Imana, niba ari iby'Imana byagakwiye kuba bifite uburyo bworohereje umuntu wese, abakomeye n'aboroheje bose boroherejwe ku rwego bose babigeramo, kuko Yesu nicyo kintu yakoraga. Ibintu bye yahamagaye bose, abarushye, abaremerewe, abakire, abakene, bose yabaga yaduhamagaye ati mwese muze. Nta buryo. Wibuke ko n'abantu bageragezaga gukumira wenda nk'abana, wenda barandiye mutanduza umwigisha, yaravuga ati mubareke bansange. Byari bikwiye yuko ibitaramo nka biriya biba ari ibitaramo by'ubuntu. Yego. Yes, rero nicyo nakunze kuko kabisa Papi Clever yakoze ikintu na Yesu yakora. Icyo nahita nibaza ni ukuvuga ngo tumenyereye ko iyo umuntu yinjiye muri kariyeri y'ubuhanzi, abenshi baba badafite indi mirimo bakora, twibaza ngo niba yararetse indi mirimo agakurikira kariyeri y'ubuhanzi akaba ari gukora ibikorwa bitishyuza. Ndetse mu makuru ahari nuko yavuze ko n'ikindi gitaramo kizakurikiraho nabyo nta kwishyuza. Ese burabyumva gute? Ese ndibaza nti we ntaba yashoye iyo sare bayimuhera ubuntu? Ese ubutumwa waha Papi we ni ubuhe? Ubwo Papi niwe ndaho ubutumwa se, cyangwa ndaho ubutumwa abandi bose bavuga bati twashoye reka twishyuze? Papi ngewe ubutumwa namaye nuko mushimira nabwo ni ubutumwa. Yes, ndamushimira ko ibintu bye ari kubishyira mu murongo mwiza. Nundi wenda uri kwishyuza ntago mugaho kuko ntago nzi ibyo ari kurwana nabyo, kuko umuntu yagitangira ari ari kurwana n'ibyo bintu, nta mafaranga afite ntaki. Wenda Papi ashobora kuba amaze kugeraho abona abaterankunga, agize public nini bavuga ati wenda mushyigikire icyo gitaramo, abantu bakagishyigikira koko mu buryo bugaragara. Hari n'undi rero utarabasha kugera kuri urwo rwego kandi akeneye ko ibintu bye bigaragara, ngo ashobora kwishyuza. Ariko icyo mvuga buriya kwishyuza umuhanzi, kuvuga ngo yishyuze, hari uburyo bwinshi yabonamo
amafaranga, sibyo? Hari uburyo bwinshi abonamo amafaranga. Abantu bafunguye imirongo ya YouTube ubu ngubu zitanga amafaranga, sibyo? Iyo ukurikiranwa nyine bitewe n'uko wakoze ubasha kubonamo ikintu kinjira giturutse ku gihangano wakoze. Hari n'ubundi buryo bwinshi ushobora kugira nyine n'abantu nk'uko nka kuriya papa avuga ati niba bishoboka nimushyigikire, haba harimo n'iki no kwizera, hari no kwiyemeza ukavuga uti nzakora bijyanye n'imbaraga zanjye, ariko ushobora kuvuga uti niba wenda ntabasha kujya muri arena ngo mbone amafaranga yo kwishyura, reka ntangirire muri church, sibyo? Ugatanga ubutumwa, abantu tukaza twumva ubutumwa bwiza, gutyo kugeza igihe uzazamuka ukagera na hahandi. Ibyo byose ni amahitamo y'umuntu, ariko na wa wundi wishyuza hari impamvu ashobora kuba nyine ataragera kuri urwo rwego kandi ari gukora muri iyo star imeze gutyo akishyuza, nabyo ntacyo bitwaye. Ariko icyiza ni uko dukomeza tukigira imbere ku rwego ibintu byacu bizaba byorohereza umuntu wese kubigeramo. Nicyo navuga. Kuri iki gihe abakiri kwishyuza sebo, ubutumwa wabaha ni ubuhe? Hari ubutumwa ugeneye papi nk'uwakoze igitaramo atishyuje abanyarwanda, ariko si uyu munsi abagikora ibitaramo bakishyuza abantu, bo ni ubuhe butumwa wabagenera? Ngewe ubutumwa nabagenera ni uko nyine bakwiye gukora ibintu byabo ku rwego, niba koko ari iby'Imana bari gukora, niba ari gospel koko bakwiye kureba niba nta mu bintu byabo nta muntu bakumiriye, kuko niba ushyizeho igiciro hari umuntu runaka utaribashe kubizamo, biba ari ikibazo. Gusa ashobora kuvuga ati hari ibyo birishyuza, ariko hari n'ibindi by'ubuntu mba nakoze bajya baza muri ibyo by'ubuntu. Okay, ubwo birashoboka. Yego, urakoze cyane. Yego. Kare nahoze ndaranganya amaso mu makuru ari gucicikana, nsanga ibintu byo muri ADPR byamaze kuba gaterera nzamba rwose. Ese wowe ibintu byo muri ADPR ubibona gute kuri wowe, kuko byanze kurangira? Ibyo muri ADPR ko ari byinshi, ni byinshi. Harimo inkuru nyinshi, harimo abavuga ati umushumba mukuru si Imana yamushyizemo. Yego. Uko bayobora ntago bihuye n'umurimo w'Imana. Bayobora nk'abayobora leta isanzwe. Ese bimeze biti? Wowe ubyumva gute? Duhere kuri icyo ngicyo ikivuga ati umuyobozi ntiyashyizweho n'Imana. Ese koko ubona Pastor Zayiwa atarashyizweho n'Imana? Ibintu byo muri ADPR ni ibintu ni inkuru ziba zimaze igihe, wa mugani wawe ngo byanze kurangira. Ariko ngewe ikintu mbona, urumva uriya muyobozi uriho, kankubwire imyumvire y'abantu bo muri ADPR ntakunda. Kuva uwitwa Usabwa Imana yavaho, uyu munsi wa none buri gihe ingoma yose ijeho Usabwa Imana niwe bavuga bati twari dufite Usabwa Imana, twari dufite Usabwa Imana. Ariko ugasanga Usabwa Imana najya kuvaho yavanweho nabo. Uri kumva? Nibo bamuvanyeho abantu. Ntago baba ari bose, kimwe nuko nabavuga uriya Isayi ntago baba ari bose. Ariko yabo Usabwa Imana yakuweho n'abantu bavuga bati uyu muntu nta terambere atugezaho, ntaki. Noneho aho aviriyeho abandi bagiyeho, noneho bazabo, noneho ari abandi bandi batabane bose abanyamwuka, nta mwuka wera bafite, itorero ryari rimeze gutya. None aho kubakirengagiza ko Usabwa Imana nawe bamukubise inshuro, bavuga bati nta terambere atugezaho. Kugeza uyu munsi rero, uyu munsi umuyobozi wese ugiye kuva inyuma ya Usabwa Imana bavuga yuko Imana itamwimitse, sibyo? Noneho ntago nzi umuyobozi bategereje Imana izimika, kubera yuko uje wese, uvuyeho wese baravuga bati Imana imukuyeho, baba banavuga bati yizimika undi, noneho hakajya undi bati Imana yimitse undi, mu minsi mike bati si Imana yakwimitse. Yego. Rero ikintu buriya mba mbona gihari, imyumvire ni ikintu gikomeye. Imyumvire umuntu afite, imyumvire, iyo ufite imyumvire mind yawe ikintu kirimo uranaryama ukakirota. Yego. Ujya no mu mwuka akaba ari cyo ubona.
ikitwa umwuka nyine icyo bita umwuka. ngo bivuze ko abantu bo muri ADPR baba bafite ikibazo cy'imyumvire. Ni imyumvire, ntabwo ari bose, ndavuga bamwe. Kubera yuko niba umuyobozi wese ari kujyaho ukavuga ngo ntabwo ari Imana yamwimitse, ngo umuyobozi yari uyu nguyu, reka nkubwire, twemere usabwa Imana ko yakoze ibintu byiza, sibyo? Ariko niba yarakoze ibintu byiza twagakwiye kuba tubirebera mu bo yasize. Niba none se reka nkubaza, ubasha niba warayoboye abantu, mu bantu uyoboye hakaba nta wundi uzaboneka muyobora abandi, wakoze ubusa. Ngo usabwe Imana ntabwo aterwa ishema no kubona ADPR inyuma ye nta bandi bayobozi babamo. Aravuga ati se nta bantu igenda mariye, nta bantu na traininze, nta bantu nigishije, nta musimbura nasize. Yego, ibaze, urumva nawe ubwe bashobora kuba bamukoze isoni, akavuga ati kweri iri torero naribayemo narikozemo umurimo w'Imana, nibyo abantu baranshima barananshaka, ariko ko mbona muri bo nta bushobozi bafite bwo kuba babonamo ubayobora. Kandi ubushobozi bwo kuba wabona uko uyobora, deja wowe buriya niba ushaka umuyobozi mwiza akenera umuyoborwa mwiza. Noneho iyo umuyoborwa abaye mubi, nyine uyobora umuntu agamika atakumvira, igihe cyose akakureba akavuga ati nta buyobozi wowe ntiwanyobora, icyo gihe nta mbaraga. Burya umuyobozi mwiza, ubuyobozi bwiza uhabwa imbaraga n'abayoborwa. yego. Iyo abayoborwa rero bajugunyanze gutyo igihe cyose bakavuga bati uje si Imana yamwimitse, uje si Imana yamwimitse, bakanabihanura. Hari abagiye kubihanura ku ruhimbi ngo si Imana yamwimitse. Uri kumva nk'ibyo bintu? Yego. Ubwo se uko wamera kose wagira imbaraga zibayobora? Ariko n'imbaraga deja ziranahari, sibyo? N'imbaraga zirahari, ahubwo ntibashaka kuzibona. Yego. None ntibashaka no kuzishyigikira. Urumva ibyo bintu bizashoboka? Ariko nibyo nakubwiraga, ntabwo ari bose. Hari abandi baba babireba nka biriya, iyo umuntu ari kwikarakasa ngo umuntu si Imana yamwimitse, hari abandi baba babireba bakabona nyine iyo myumvire ko ipfuye bakiceceka. None se bituma ubona Isaiah atikomereje imirimo ye? Arakora rwose. Kandi yaravuze ati indi ku gihe kizagera nkavaho. Ibyo ndabizi. N'ubundi ntabwo azi ko ari ya ngoma y'iteka ryose ya Yesu. Arabizi, ibyo arabizi. Rero ngiye icyo nkubwiye gikomeye gihari mu ntambara zo muri ADPR ni imyumvire y'abakristo babo. Ngo bivuze ngo ikibazo se ni ubuyobozi ADPR igira, cyangwa ubuyobozi ntibukomera kuko bufite abayoborwa babi? Byose biri kumwe. Dushakemo ikibazo nyamukuru, turebe ngo ikibazo ni icy'ubuyobozi cyangwa abayoborwa nibo batuma ubuyobozi budakomera. Okay, reka nkubwire, wenda hari systeme ya ADPR ntago ndayinjiramo cyane uburyo wenda ikora, ariko nituvuga ngo abayoborwa ni babi, twibaze ngo babaye babi gute, kuko ubu binanonde ubukomora ku nyigisho uhabwa. Yego. Wigishwa gute, wigishijwe gute? Wenda reka mvuge ku ruhande, reka mvuge ku mpande zombi. Uruhande rw'ubuyobozi, ntago nzi niba ari iki gihe byabayeho cyangwa byarabayeho kera mu itangira, kuko hari ukuntu umuntu atangira nabi ikintu kikazagaragara kigeze hagati ko kitari cyiza. Yego. Kubera yuko nureba itorero rya ADPR imitangirire yaryo batangiriye mu kintu cyitwa umwuka, sibyo? Yego. Ariko wareba uwo mwuka ijambo ufatiyeho, nureba abantu benshi bavuga ngo ni abanyamwuka, ukareba ijambo bubakiyeho, ukareba kwizera bubakiyeho, usanga atari ukuri. Umwuka urahari, sibyo? Yego. Kuvuga indimi birahari, guhanura birahari, ariko wagera mu ijambo mukuri kw'ijambo ry'Imana, yego, ugasanga nta bihari. Ugasanga umuntu atunzwe no kuvuga ngo Imana yavuze ngo nza ngo ari ukuvuga ngo tubeshejweho na nza. Na nza y'Imana. Noneho iyo nza yego ndakumva. Ngo tutunzwe n'ibyavuzwe n'Imana. Ariko iyo nza ugasanga ni nzubaka, ni nziga, ni nzajya hanaha, uri kumva? Bakabeshwaho n'utwo tuntu tw'ubuhanuzi. Urumva? Yego. Ugasanga ni nza. Mbese akantu kose ni nza. Umuntu akabaho azi uko ejo bizagenda, ariko baza Imana ngo ejo bizagenda gute, Imana iti nza.
agasubizwa nyine mu buhanuzi. Ibyo bintu rero kubyubakiraho uri umukristo uri kuvuga ngo uri umunyamwuka ariko nta mwuka utandukana n'ijambo ry'Imana. Yego. Ni ukuvuga ngo amagambo ya Yesu cyangwa ijambo ry'Imana ni wo mwuka. Urumva ni nabwo bugingo. Iyo ubeshejweho rero n'utwo tuntu ngo nza ugasanga uri kure y'ijambo ry'Imana, ugasanga umuntu wamubaza ijambo ry'Imana akavuga uti wizera iki, ugasanga ibyo yizera nta bihari. Yizera nza ngo Imana yavuganye nanjye ko bizagenda gutya ngo bigenda gutya, ngo icyo ni igihamya nabonye. Akirengagiza ko ibyo ari kuvuga bose n'abapagane babifite ahubwo batanabisengeye batagombye ko bahanurira. Akavuga ngo Imana yambwiye ko nzamera gutya ngo bigenda gutya. Hari umupagane we noneho byabaye gutyo, ibyo ngibyo bitabaye. Ibyo rero ntabwo ari ibyiringirwa, ntabwo ari ibyizerwa abantu bubakira. Abantu benshi rero bibakiye kwako kantu. Uri kumva? Yego. Rero nicyo kibazo gihari cyuko inyigisho simpamya yuko ntekereza yuko baratanye nyine batangiza ngo ikintu cyitwa umwuka, ariko ntago ijambo ry'ukuri baryicayemo. Urebye wenda muri muntu uza muri doctrine za ADEPR ushobora gusanga ibintu byabo byubakiye kuri pe, ariko ntago byigishwa. Tubyemeranye ko bitigishwa. Nujya mu bantu bigisha wenda inyigisho icyitwa inyigisho z'umubatizo. Yego. Ukavuga ati umukristo nyine bashobora kuba babicaho bati bisaba kwizera, ariko kwizera ubaze umukristo kwizera ni iki? Ntago bazi kwizera icyo ari cyo. Nuvuga ati kwizera kuzakira indwara igakira. Kwizera ko Imana yavuze nzayizaye. Kwizera ko ibyo Imana yavuze bizasohora. Ubibonera mu buryo nyine babayeho. Nabo bigisha ugasanga wenda ikintu cya mbere bahita bababwira ni ukubwira ati twe ntitunywa inzoga, twebwe ntago twambara amaherena, twebwe ntago gutya na gutya, bakabaha discipline nyine. Ugasanga abantu bahagurukiye muri discipline ariko ijambo ry'Imana mu by'ukuri ntago barizi neza. Noneho iyo bagezemo bari bakeneye kugera gute kwigishwa ijambo ry'Imana, ariko nabwo ntago byoroha yuko abantu bigishwa ijambo ntibanakunze ijambo ry'Imana benshi. Iyo fondasiyo rero ntago nzantu yavuye mu buyobozi. Urumva? Ntago nzi impamvu bitubahirizwa, ntago nzi impamvu abakristo nyine cyane ni usanga badafite aho bahagaze. Bishoboke yuko ibyo bintu bitubahirizwa, batigishwa, badahabwa, kuko iyo umaze gukizwa uba ukeneye no gukomeza kwiga. Hari igihe bahita bigira muri ni mucyote. Yego. Mu makorasi nk'ayo bakarerwa n'ikintu cyitwa amasengesho. Mu masengesho bari kwima ngo ni mucyote. Ibyo bintu icyo babota ni igiki? Ngo ni igicaniro. Ariko ntabwo azi ibintu ari kuririmba bivuze iki. Sibyo? Yes. Ubwo nari ndi kuvuga ku ruhande rw'ubuyobozi ko bashobora kuba barakoze amakosa mu gutangira na ntuza zabo. Bishoboka inyigisho batanga bashobora kuba badaha umwanya ijambo ry'Imana ngo bigisha abakristo babo, kuko umukristo wize, buri umukristo wize aba afite indi myumvire. Ntabwo uciye mu ijambo gatoya nyihanganira nkubaze. Yego. Mu materaniro yabo urabizi habamo ijambo, bigishijwe ijambo ry'Imana. Habamo umwanya wagenewe ijambo ry'Imana. Yego. Ikibazo ni ukutiga ijambo ry'Imana, cyangwa ikibazo ni icyo bita ijambo ry'Imana rishobora kuba ari ryo rifite ibibazo. Icyo bita ijambo ry'Imana rifite ibibazo. Reka nguhe nk'urugero. Nateraniye ahantu kandi ni ahantu hakomeye pe. Hakomeye muri iyi Kigali. Umuntu abwiriza ijambo ry'Imana. Umwigisha nyine arahaguruka. Arabwiriza agera kuri Dawidi uburyo ngo iyo idubu yazaga gufata umwana w'intama ngo yarahubukaga. Uzi ubwo ikintu yahise avuga ngo muri ibi bintu bya Yesu no guhubuka. Ngo nta bintu byo kuzanamo ubwenge, ngo nta bintu byo kuzanamo logique, ngo bisaba guhubuka. Ni urugero ngwaye, sibyo? No guhubuka mu bintu. Ngo nuguhubuka ngo wishyiramo ubwenge, ngo wishyiramo logique, ngo gutanga, ngo niba ari ugutanga amafaranga, ngo wishyiramo ngo ibintu by'ubwenge. Urumva nk'icyo kintu? Hubuka utanga amafaranga, hubuka ujye mu masengesho, hubuka mbese utwo tuntu. Hubuka wishyiramo ibintu by'ubwenge. Ni ikibazo. None baze noneho mu byaro. Mu byaro niba umuntu
buriya hano i Kigali umuntu uhagarara ku gatuti ni umuntu ufite ubwenge, ni umuntu wize. Yego. Noneho ujya mu byaro ho noneho icyo bita ijambo ry'Imana ni ubuyobe bukomeye. Usanga harimo icyo cyo sinatinya kukivuga. Icyo bita ijambo ry'Imana usanga ari ubuyobe bukomeye. Dusobanurire neza tucyumva icyo kintu. Nyine icyo ni si wowe ubimbajije. Yego. Icyo bita ijambo ry'Imana usanga atari ryo jambo ry'Imana. Nyine umwanya w'ijambo ry'Imana ugeraho bakavuga ngo tugiye kumva ijambo ry'Imana, ariko ibyo bumva nibyo nkubwiye. Niyo umuntu avuga ngo hubuka, kandi hubuka bakayishingiraho ku buryo bavuga bati gahunda ni uguhubuka. Urumva atari ubuyobe? Ndibaza nti ese kuri icyo kinyigisho ADPR bivuze ngo imyumvire itari myiza abakristo baba bafite ishingiye ku nyigisho bigisha. Ese izo nyigisho kuri iki gihe zihagaze gute? Ese inama wabagira ni iyihe kuri izo nyigisho kugira ngo ADPR ibe yazahuka ikaba itorero rizima? Yes, navuze kuri ADPR kuko niyo turi kuvugaho, niyo twavuzeho, suko n'ahandi bidahari bitagenda bibamo, ariko cyane cyane niho navuze, niho twavuze kuko ibyo birimo kandi nyine tunateranira kenshi tukanabibonayo tukanabyumva, sibyo? Yego. Inama natanga nta yindi ni nabyo nkubwira buriya abakristo benshi ndi kubona bavuga ngo ubuyobozi ngo ntibwashyizweho n'Imana. Akenshi usanga nyine atari barwanira muri icyo kintu cy'ubuyobe nabo cyabo. Ni ubuyobe baba bafite ngo umuyobozi n'uyu ngo ntabwo ari umunyamwuka, ngo ntakunda ibi n'ibi, ntakunda ibi, ariko ugasanga ibyo bashaka ko akunda si ibyo by'Imana. Inama ngewe nabagira cyane cyane abayobozi nibongere bigisha abakristo ijambo ry'Imana. Buriya ikintu njya mbona hari ukuntu umwigisha agera imbere y'iteraniro, urumva, noneho iteraniro rikagukurura kugira ngo urihe icyo rishaka, wowe ntutange icyo Imana ishaka. Kuko iteraniro uri kubona, mbese sinzi niba ubyumva, ariko mu mwuka umuntu wese yabyumva. Hari ukuntu iteraniro rigera imbere rikagukururira kuriha icyo rishaka kuruta ko wowe utanga icyo Imana ishaka. Yego. Bivuga ngo hari hakenewe abigisha buzuye ijambo ry'Imana ku rwego ryabatsinze rikabatwara, ku rwego n'iteraniro ryose bageze imbere batanga icyo Imana ishaka kuruta ko baha iteraniro icyo rishaka. Amen. Hari ukuntu ugera imbere y'iteraniro ugasanga n'abantu buriya iteraniro ritangiye kumwe abantu baba bari guhimbaza n'iki umwuka wabo uhita uwubona. Yego. Noneho wamara kubona urugero niba wari waje uvuga uti ndababwiriza ijambo ry'Imana muri ubu buryo, wakumva batayikora zenda bakavuga bati Yesu dukorera azatugeza ahatambika. Ntahazamuka muri uyu murimo. Donc bari guterera ahubwo ngo azabageza ahatambika. Akantu nkako wakumva ugahita nababwiriza uti iyi Mana izabagirira neza. Ako ukirengagiza ko yanabagiriye neza, ukabazamura mu kintu kivuga ngo iza bagirira neza, ugatinda aho ngaho ukabereka uburyo kibaba bariye mu murimo, ariko ntubereke ineza Imana yabagiriye. Yego. Ndabyemera ko Imana izatugira neza kuko nyine ineza y'Imana hari byaratangiye, tubirimo bizanakomeza. Ukabereka ineza y'Imana. Ikintu abantu babuze ni ukumenya ko atari izaza gusa, hari n'ineza y'Imana yagaragaye, kandi izaza ntitandukanye niyo twavuyemo. Ni imwe, ni kimwe. Icyo twabonye muri Kristo Yesu, imigisha yose twahawe, nta kindi dutegereje kiruta icyo twabonye. Amen. Bivuga ngo ni icyo twabonye n'icyo turimo n'ibizaza byose birasa. Umukristo akwiye kubaho yishimye, anyuzwe, atari kumwereka ko uyu munsi ababaye, uyu munsi ababariye mu murimo, uyu munsi yababariye mu murimo w'Imana, ariko iza. Rero ugahita ubahereza utuntu tumeze gutyo, ugahita ubagira mu buhamya uburyo nawe Imana yakugiriye neza, ukababwira ukuntu Imana yakubakiye amazu runaka muri ubwo buryo, ukabajyana mu irari ry'isi kuruta kubaha package yose y'Imana ngo banyurwe na Kristo, bajye banyurwa na Yesu mu kubaho kwabo. Rero ni icyo ngicyo nakubwira umwigisha wese
bakeneye kwiga ijambo ry'Imana, apana ibintu byo mu marangamutima, kuko ibintu usanga byinshi ari amarangamutima. Niyo mpamvu no mu buzima bwabo babaho mu marangamutima. Umuyobozi bati si Imana yakwimitse, ikije cyose bati nk'insengero ngo zafunzwe, ngo insengero ngo yeba ari ukuntu no insengero baziririra ukagira no si insengero si ibitaka, sibo babiguze. Hari n'ukuntu bavuga ngo urusengero rwagurishijwe, ngo biriya byose ni ibyacu, ukavuga se barashaka ko buri wese bamuhereza akapariti kakajya kukabana mu rugo. Urumva niba ari umutungo w'itorero, itorero rifite uko riri kubijera, sibyo? Ibyo ni ibintu bitakwiye kuba bihangayikisha abantu, ariko ugasanga bafite ikibazo, sibyo? Rero niyo nama nabagira, bakeneye kwiga ijambo ry'Imana. Yes, wenda kugira ngo tunihute tunasoze, nandi kuvuga ku gice cy'ubuyobozi bakeneye gukosora ikitwa ijambo ry'Imana. Ikindi, abakristo ntibabadomine, kuko hari igihe umukristo nyine ubabona bameze gutyo, nawe urumuzi ukavuga uti se nimbigisha nimbaye inyigisho ntibarabikunda, ugasanga uri kubihera ibyo bintu biri aho ngaho by'imigurukira yo hejuru, kuko niyo bamenyereye. Hari abakristo nyine bagorana, ugasanga n'ijambo ry'Imana ntibarikunda, baravuga bati twikundira aha ngaha niho hari amavuta. Ugasanga bari bugucika, ukavuga uti nanjye reka mbahereze iyi migurukira. Ariko abayobozi bagume kwica abakristo. Inama mbagira nta yindi nyine, nuko bicara bakiga ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ririgwa, buri abantu njya ntangara, abantu bakunda kwiga amashuri bakiga ibintu byose, ariko ijambo ry'Imana barigeraho bakagira ngo ni ibintu bizabiteramo. Ntago bishoboka. Ijambo ry'Imana ririgwa, ukicara hasi ukiga. Umwanya ufata usenga, umwanya ufata uririmba, umwanya ufata ubyina, wagakwiye kuwugabanya, ukicara ukiga ijambo ry'Imana, ukabaza, ukavuga uti iki cyanditswe kivuga iki, bimeze gute, ukabaza ku bya Yesu. Hari umuririmbyi yavuze ngo mbwira amagambo ya Yesu, mbwira ibintu Yesu yankoreye. Abantu bakeneye kumenya ibyo ngibyo. Rero abakristo b'Itorero rya ADEPR bakwiye kuba ari abantu bemerera Imana. Ikindi, bakirinda kubaho mu marangamutima, mu mpuha, waje siwe no, bizera Imana. Ibyibaha byose nta buyobozi butava ku Mana. Igihe nikigera uzagaragarwaho n'amafuti bazamukosora. Leta dufite leta nziza irakosora, kandi no kumukosora ntibivuze yuko nabwo ari uko atashyizweho n'Imana. No, umuntu wese yakosa, umuntu wese agaragarwaho n'amafuti. Nibatuze, baba abantu batuje, borohereze n'abayobozi babo. Yego, urakoze cyane. Yego, ndakeka twari dufite byinshi byo kuvugaho, wenda tuzakora ikindi kiganiro dusubukure. Yego, tuvuge n'ukuntu havugwamo ibintu byo kudaha abakozi b'Imana agaciro, birukanwa gutyo, nyine bigaragara ko badahawe agaciro. Wenda tuzabisubukura ku kindi kiganiro. Ndagira ngo ngushimire umwanya waduhaye no ku biganiro byiza watuganirije. Ndagira ngo nshimire abanyamuryango ba Isange TV, muri abantu b'agaciro kuri twebwe, kandi utarakora subscribe yayikora, like, ukanakomantinga, ukatubwira ese wifuza ko tuvuga kuki, ese uragaye iki, ese duhindura iki, twongeremo iki. Muri abantu b'agaciro kuri twebwe, turabashimiye. Turagushimiye Bwana Lucky. Yes, murakoze. Murakoze cyane.